nitwa Ngoga Telesphore nkora muri RDB mu ishami ry'ubukerarugendo no kubungabunga pariki z'igihugu. Ngiye kubagezaho umwihariko urebana n'inzira twatangiye yo kwandikisha pariki y'igihugu ya Nyungwe ku rutonde rw'umurage w'isi. Hari aho yenda muri bujye mwumva nsa n'usubira mu byo Philbert amaze kuvuga ko yabirambuye neza ibirebana n'ibikenerwa n'inzira binyuramo kugira ngo ahantu handikishwe ku rutonde rw'umurage w'isi. For those who don't understand Kinyarwanda, my presentation will be simple and clear, and I will just be repeating what Philbert has just said on the process to inscribe a site on the World Heritage List, and I will just tackle the particularity of the process that has been undertaken for the nomination of Nyungwe National Park as a World Heritage Site. Ni inzira yatangiye urebye mu ntangiriro z'umwaka ushize, aho habayeho isesengura ryakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku kubungabunga ahantu kamere, International Union for Conservation of Nature, niwo wakoze isuzuma rigamije kureba niba hari ibibura kugira ngo Nyungwe ibe yashyirwa nayo kuri ruriya rutonde batubwiraga. Basanze umwihariko wa Nyungwe ukwiye kwishyirisha ku rutonde rw'umurage w'isi. Ni umuryango dukorana bya hafi mu birebana no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ni nk'abajyanama bacu muri uru rwego. Nyuma y'iryo sesengura rero habayeho inama zihuriweho n'inzego zinyuranye zateguye dosiye yo kwandikisha Nyungwe ku rutonde rw'agateganyo, kuko niyo ntambwe ya mbere. Twari harimo urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, harimo komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO, harimo inteko nyarwanda y'umuco, harimo minisiteri y'ibidukikije, harimo ndetse na ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, kuko ari nayo ihagarariye u Rwanda muri UNESCO. Tunakorana bya hafi n'abantu tekinisiye bo muri UNESCO dutegura dosiye yoherejwe muri UNESCO muri Gashyantare uyu mwaka mu mpera za Mutarama. Birangira bemeye yuko Nyungwe yashyirwa ku rutonde rw'agateganyo. Niho rero twahereye dutangira ibyiciro byagombaga gukurikiraho. Ubu ugiye ku rubuga website rwa UNESCO ku rutonde rw'ahantu rw'umurage w'isi, wasangaho Nyungwe ku rutonde rw'agateganyo. Mu kwezi kwa gatandatu twagize indi nama
yaguye irimo babandi navuze, ariko yaguriweho n'abandi bafatanyabikorwa mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hari ibigo bya leta bifite aho bihurira no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, hari imiryango mpuzamahanga yegamiye kuri leta cyangwa itegamiye kuri leta, hari ndetse na impuguke zaturutse muri UNESCO. Twicara hamwe dusuzuma uburyo hakwegeranwa ibisabwa kugira ngo pariki y'igihugu ya Nyungwe yandikwe ku rutonde ndakuka rw'umurage w'isi. Iyo nama yarangiye twemeranyije gukomeza gahunda yo kwandikisha Nyungwe, twemeranya kuri gahunda ku ngengabihe ibigiye gukorwa kugira ngo dutegure dosiye yo kwandikisha Nyungwe. Icyo gihe hanagiyeho itsinda ry'impuguke rizanoza dosiye yo kwandikisha Nyungwe ku rutonde rw'umurage w'isi. Itsinda riyobowe na RDB ariko ririmo na komisiyo y'igihugu ya UNESCO, harimo umuryango Wildlife Conservation Society WCS ikorera cyane muri Nyungwe, harimo undi muryango witwa ARCOS Albert and Rift Conservation Society ukorera muri ibi bihugu biri mu muhora witiriwe Albert ukungahaye ku rusobe rw'ibinyabuzima, harimo na pariki zo mu Rwanda, harimo kandi n'inteko nyarwanda y'umuco. Iryo tsinda ryashyizweho niyo ryagombaga kureberera izindi nzego z'igihugu mu kuyobora imirimo yo gutegura dosiye yo kwandikisha Nyungwe ku rutonde rw'umurage w'isi. Hashatswe impuguke zo kwegeranya iyo dosiye. Hari itsinda ry'impuguke ririmo uyu Philbert arimo kutuganiriza, ariko riyobowe n'uriya musaza w'inararibonye yitwa Jean Pierre Van de Weck. Ntimurebe ibara ry'uruhu, buriya ni umunyarwanda, amaze igihe kinini kurusha benshi muri twe mu Rwanda ku buryo aruzi, kandi by'umwihariko akaba ari inararibonye mu birebana n'amashyamba n'ibyanya bikomye byo muri Afurika. Iryo tsinda ry'impuguke hari n'undi bakorana twari kumwe ejo, ariko ndabona inyuma ye arahari, avuka mu gihugu cya Tanzania. Bamaze kwegeranya iby'ibanze ndetse hari raporo y'ibanze batanze muri UNESCO kugira ngo barebe niba turi mu murongo muzima, banatugira inama kugira ngo tubashe gukomeza. Twamaze kubona icyo bayitekerezaho, bakitubwiye, basanze turi mu nzira nziza. Baradushima, banatugaragariza bimwe mu byo babonaga twarushaho kunoza. Hari amakarita badusabaga kunoza n'andi tugomba kongeramo. Hari aho badusabaga kwifashisha ibipimo mpuzamahanga mu kugaragaza neza Nyungwe aho iherereye. Hanyuma ubwo nibyo tugiye gukomerezaho kugira ngo
tunoze dosiye yatsinda naberetse rinoze dosiye yo kwandikisha Nyungwe itangwe burundu kuri UNESCO. Ryatsinda rikurikirana iyo mirimo rikora inama nibura buri byumweru bibiri kugira ngo rirebe aho bigeze, ryumve ibirimo gukorwa n'impuguke, hanyuma ibashe no kuzigira inama cyangwa kuzifasha kubona amakuru mu nzego zinyuranye aho bikenewe. Hanateguwe kandi inyandiko igenewe inama y'abaminisitiri kwandikisha ahantu ku rutonde rw'umurage w'isi, nubwo bitahambura igihugu harimo, ariko binasabwa n'urwego rukuru rw'igihugu. Ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda itabishaka ntabwo byakomeza. Ubwo rero dutegereje ko inama y'abaminisitiri ibiha umugisha mbere y'uko dosiye tubasha kuyitanga bwa nyuma ku buyobozi bwa UNESCO. Twatumije iyi nama y'abafatanyabikorwa begereye Nyungwe. Bababwiye mu ntangiriro, turi kumwe n'abaturutse muri Nyamagabe na Nyaruguru, ariko ejo twagize inama nk'iyi yari ihuriwemo n'abaturutse Karongi, Nyamasheke na Rusizi. Twateranye kugira ngo tumenyeshe iyi gahunda, tunabasabe ibitekerezo. Ahantu handitswe ku rutonde rw'umurage w'isi bituma hajya mu kindi cyiciro cyo kumenyekana no guhabwa agaciro mu rwego mpuzamahanga. Ntabwo rero byaba bikwiye kumva yuko umuntu uri muri Brazil azi Nyungwe kubera yuko yashyizwe mu rwego rw'umurage w'isi, umuntu wo muri Cuba azi Nyungwe kubera iyo mpamvu, nk'uko twari turimo kureba ahantu ho muri Cuba hari kuri urwo rutonde. Twarebaga Taj Mahal mu Buhinde, ukumva Abahinde barareba rwa rutonde ruriho Taj Mahal barabonaho na Nyungwe babyishimira. Ntabwo byaba bikwiye ko abandi aribo bamenya ibyiza byacu twe tutabizi. No kugira ngo tumenye ngo kwandikisha Nyungwe yacu ku rutonde rw'umurage w'isi bimaze iki, biha akahe gaciro, ese tubyitezeho iki, kugira ngo ntibibe ibintu mpuzamahanga bizwi n'abanyamahanga tutabizi, ntibibe ibintu abanyamahanga babona akamaro kabyo twe tutakabona. Ni icyo rero twifuje kutujyaho inama, tumenye iyo gahunda irebana n'uyu mutungo kamere w'Abanyarwanda. Ariko nanone uko nari nabivuze, kwandikisha Nyungwe ku rutonde rw'umurage w'isi ntabwo bibuza kuba iy'Abanyarwanda, ntabwo bikura ku rutonde rw'umutungo w'igihugu cyacu. Ni umutungo w'Abanyarwanda ugaragarira ku rutonde rw'umutungo isi yibonamo. Mbese ni ikindi cyiciro, nk'uko kuhagira parike y'igihugu bitari bikiri ishyamba rya Nyamagabe na Nyaruguru na Rusizi na Nyamasheke na Karongi, ahubwo ryari rigize agaciro kisumbuyeho mu rwego rw'igihugu cyose. Buriya habaho n'urutonde mpuzamahanga rwa za pariki z'igihugu. Iyo ururebye, iyo usuye ubonaho Nyungwe, ubonaho Akagera, ubonaho Ibirunga, ubonaho Gishwati, Mukura.
nabyo ni ikindi cyiciro cyo kumenyekana no guhabwa agaciro no kuba isi yadushimira yuko tukibungabunze aho hantu. Kugishyira rero mu rwego ku rutonde rw'umurage w'isi bizatuma irushaho kumenyekana. Niba batubwiye ahantu 1120, uramutse yongeyeho rimwe byaba 1121, hakaba harimo na Nyungwe, kandi ahantu hakomye ku isi harenze ibihumbi byinshi, ahantu nyaburanga ku isi harenze ibihumbi byinshi. Kuba rero mu 1121 harimo na Nyungwe, murumva yuko byaba ari akarusho twungutse. Kurushaho kumenyekana byatuma n'abantu bifuza kuza kureba aho hantu. Ese aho hantu hari ku rutonde rw'umurage w'isi, World Heritage Site, ni hehe, hameze hate? Hashyirwa ku rutonde nk'uko batubwiye kubera umwihariko ntagereranywa. Uwo mwihariko ntagereranywa rero abantu benshi bazifuza kuza kuwumenya. Nyungwe n'ubundi yakiraga ba mukerarugendo, ariko hari n'abaziyongeraho kubera ako kantu twometseho kuko ari umurage w'isi, hafite umwihariko ntagereranywa. Nyungwe buriya ni iyo uyifatanyije na Kibira iri mu Burundi, biranafatanye, niryo shyamba ry'inzitane rigari rikegeranye rigaragara muri Afurika. N'umwihariko bwabyo byongera nyine bishimangira wa mwihariko ntagereranywa, unashimangirwa n'urusobe rw'ibinyabuzima birimo umuyobozi wa pariki yahoze atugaragariza, bishimangirwa no kuba imyaka ishize ari myinshi Nyungwe itangizwa. Si ukuvuga ko hatarimo ba rushimusi, bahoze babitubwira, ariko nibura imbibi za Nyungwe zimaze imyaka myinshi zitagabanywa ngo avuge ngo reka tuvaneho 1/3 wenda cyubakweho umujyi, cyangwa tuvaneho igice gicukurwemo amabuye y'agaciro n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose ni ibishimangira ka gaciro wa mwihariko ntagereranywa Nyungwe yifitemo, byatuma twizera ko izandikwa ku rutonde rw'umurage w'isi. Ibyo byose rero ni ibizakurura abaza kwisura b'inyongera. Baza kwisura b'inyongera, ni ukuvuga ko dusanzwe n'ubundi pariki zacu zidufasha mu gukurura ba mukerarugendo batuzanira ibyiyungura ubukungu bw'igihugu cyacu, ni ukuvuga ko nabwo icyo gihe buziyongera. Kongera ubukungu si amafaranga ajya mu isanduku ya leta gusa, ahubwo n'inyungu abaturiye ishyamba rya Nyungwe bagomba kubibonamo. Tubibonamo amahirwe. Turizera ko nyuma y'iki kiganiro turimo kugirana n'abari aha ngaha, ayo mahirwe baba bayabona. Ntabwo ari ukwandikisha ku rutonde rw'umurage w'isi gusa, ariko hari icyo bisaba n'igihugu, bisaba kwitwararika. Buriya yenda ndatanga urugero rw'abantu bagiye nk'umuntu watorewe mu nzego z'ubuyobozi. Ejo bundi tumenyereye ko buriya hari akabari atagishobora kunyweramo kubera ko katari mu rwego rwe, n'abamutoye kugira ngo yigire ejuru.
hari ibintu aba atakemerewe kujyamo. Ni urugero ntanze, ariko kwandikisha Nyungwe ku rutonde rw'umurage w'isi aribyo natwe bizaba bidusaba nk'igihugu kwitwararika kugira ngo ya mahanga isi yadushimye ikemera kwandika ahantu hacu ku rutonde rurangamirwa batazaducisha mu ijisho, batazatugaya. Buriya ushyizeho ikarita y'ahantu hari ku rutonde rw'umurage w'isi, hari aho ugenda ubona hamaze gukendera bavuga ngo hari birashoboka yuko hashobora no kuzandukurwa, uko dusaba ko handikwa ku rutonde rw'umurage w'isi baba bashobora kutwemera cyangwa bakatwangira, cyangwa nyuma y'igihe bakaba bashobora kuvuga bati nyamuneka ko twari twabemereye ko kubera ko hameze gutya, twari twabemereye kubera ko hacunzwe neza, twari twabemereye kubera yuko hafite umwihariko ntagereranywa, tukaba tutakiwubona, tukaba tubona habaye imirima y'ubuhinzi cyangwa se abantu barimo kwisaturira imbaho. Ibi bintu wa mwihariko ntagereranywa ntukigaragara, bakaba bavuga bati, bakaduha agasoko bati niba bidahindutse tuzacishamo umurongo, byaba binakomeje bakaba banawucishamo byo. Kimwe no ku rundi ruhande natwe nk'uko tuba twabisabye dusanze tutakibikeneye, dusanze ntacyo bitumariye cyangwa se aricyo biduhombya, tuba dushobora gusaba ati turabona mwadusiba. Ariko iyo ubaze neza usanga gusibwa ari byo byatubangamira kurusha kuba kuri urwo rutonde. Dusaba rero kwitwararika, nicyo navugaga, twandikishe Nyungwe ngo ejo usange hari gahunda leta ifashe zibangamira bya bindi byose byashingiweho Nyungwe yandikwa ku rutonde rw'umurage w'isi. Aho tugeze ubu rero, impuguke zacu zirimo kunoza dosiye no kongeramo ibyo UNESCO ku cyicaro gikuru badusabye, ku buryo dosiye ya nyuma ku ngengabihe igomba kuba yageze ku buyobozi bukuru bwa UNESCO bitarenze impera z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Nuvuga ko ari ukora ubutaruhuka kugira ngo irangire. Ndavuga dosiye yenda harushaho gukeka ko ari nk'amapaje 5 agize icyangombwa cy'ubutaka. Ubu igitabo dufite gifite amapaje 140 amapaje 140. Ubwo kandi niyongeramo n'andi makuru gishobora kuba kinini. Igitabo kigomba gutegurwa kigasomwa kikongera kigasomwa kugira ngo hatagira utuntu twihishamo twatubuza ibyo turangamiye. Biteganywa yuko dosiye igeze mu buyobozi bwa UNESCO batangira kwisuzuma, bikaba byamara igihe kitarenze amezi 18 aho gishobora kuyagezaho. Ubwo nyuma yaho nibwo, nyuma yo kwisuzuma nibwo baba bashobora gutanga umwanzuro wabo. Philbert yabivuzeho, ashaka kutwandikira batubwira bati dosiye yanyu yaremewe ahantu mwasabiye, twemeye kuhandika ku rutonde rw'umurage w'isi. Cyangwa se bakaba bavuga bati dosiye twarayisuzumye ariko twasanze hari ibintu bikiburamo,
bakavuga bati ibi ntabwo mwabisesenguye neza, ibi ntabwo mwabigaragaje neza, bakatubwira ibiburamo, bati muzongere dosiye muyikoreho, muyinoze, mwongere muyitange bundi bushya niba mukibikeneye. Ikindi cyemezo kiba gishobora gufatwa nuko bavuga bati twasanze rwose nta bidakunda, bitashoboka, bagahakana burundu. Ubwo rero ikindi dutegereje, ntabwo twateguye inyandiko igenewe inama y'abaminisitiri, tunategereje yuko izanagaragaza icyemezo cyayo gishyigikira ko dosiye twayitanga muri UNESCO. Ibyo navugaga byose byakunda n'ubundi ari uko inama ya guverinoma yemeje yuko gahunda ikomeza, dosiye tukayitanga. Nibyo ubwo turaza kungurana ibitekerezo, ariko ikindi namenyesha nuko nkuko Nyungwe tuyifite ku rutonde rw'agateganyo, yagiyeho isangaho nanone ku rutonde rw'agateganyo rw'umurage w'isi hariho inzibutso enye za jenoside nazo zatanzwe na leta y'u Rwanda kugira ngo dosiye yazo isuzumwe zibe zakwandikwa ku rutonde rw'umurage w'isi. Hanyuma ikindi hari abashobora kuba barabyumvise n'abagiye kubyumvira aha, ni uko muri ibi byumweru bibiri bishize cyangwa niba atari mu cyumweru gishize ndetse, u Rwanda narwo rwatorewe kuba muri komite mpuzamahanga isuzuma dosiye zisaba gushyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi. Niba dukomeje gahunda yacu yo kwandikisha Nyungwe yacu, navuga ko ari amahirwe kuba tuzaba turi muri iyo komite. Bidashatse kuvuga ko tuzibera, birumvikana, ariko kuba abazaba bayisuzuma natwe turimo, bifite andi mahirwe bitanga. Burya umuntu ugukosora mwicaranye ashobora no kubona aho wanditse umukono mubi akakubaza ati aha washatse kwandika iki. Tubifata rero nk'amahirwe kandi turizera yuko gahunda yacu izagenda neza. Ndumva nicyo ngicyo navuga kubagaragariza aho urugendo twatangiye turugeze, no gusaba yuko kubera yuko ninashyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi niho izaba iri, ariko muzaba muyituriye, muzaba ari mwe bafatanyabikorwa ba hafi, abayikoramo, baba bo dukorana mu mirimo inyuranye ijyanye no kubibungabunga, abakora mu bikorwa by'ubukerarugendo, abakora mu bushakashatsi, nimwe n'ubundi muzaba muri mu bafatanyabikorwa ba hafi, nimwe muzaba mufite uruhare rw'ibanze mu gutuma ka gaciro ntagereranywa, b'umwihariko ntagereranywa, ukomeza kugaragarira igihugu, ukagaragarira n'amahanga. Murakoze.